umva mani ntago bishoboka ariko umva rekana nako gatipe mani yewe ndi umuzigo urenze rekana niyo shit Jesus is Lord. Urabona hano njye mfite inzu zo kusubaka etaje hano nkaturana n'iriya hanyuma ibikorwa byanjye rimwe na rimwe bikajya bishimwa na bariya ndashaka gukora nibura ku buryo bariya abantu bamboneraho ntabwo nshaka ko nzababoneraho nubwo bayizamuye hariya mbona harimo amakosa menshi igihe nshaka kuzakora noneho correction. Ejo bundi warambajije hano cyagiye nari mpafite ikibanza reba hano urahibuka mbaza ngo byagenze gute byari inyungu zanjye nawe hanyuma biye wambazaga ngo kubana ese sheri ubona njye nawe tutameze nk'ababana reba nk'ubu wansuye tukishima tugaseka nanabikunze sheri nabikunze ni ukuvuga ngo rero sheri ubundi ufite imyaka ingahe twibukiranye ufite imyaka 25 alright ufite imyaka 25 wow njye nateguye ko byibuze twabana nibura nko mu myaka 35 wongeyeho 10 ukaba ufite nka 35 byibuze nka kurongora ufite imyaka 35 si byo byiza sharinga imyaka 25 ni mikeya ku myaka 35 akaba aribwo tugomba kubana ariko uziko uwakubona uri muremure ukureshya si ku mufuko wawe ungana ngo bombo clap sheri wawe ndabivuze ukureshya si ku mufuko wawe ungana ni gutyo mbwira uratinyuka ukambwira amagambo nk'ayo okay none uziro ayeleo ibosiyo sheri basi ni imyaka 45 ndayemera sheri umeze utese yapati yagenze gute aha ndumva utabyibuka ari pati narigiye kujya musaza tukayijyanamo waje byakunda ukunda amayo none niba bariye mani shiri wanjye yanze tukajyana Here is God. Ikoze sha uraza wirukanka utareba abantu ukagonga abantu wasaze byagenze gute ari yes ni stress uje kuzimfatiraho oya ari hari umukubikira shaka utugongo ushaka utumara ni gute umuntu abana n'umuntu shaka utwica oya ni gute umuntu abana n'umuntu abaza shaka udukura kuri ino si igihugu cyose abasirikare ngarashaka barindwa usanzwe uvuga gutya vuga cyane manuka hasi icara hasi biganza mu mazi vuba ushaka utumara twege urashaka kwiharira kino gihugu cyose agariko nta muginga afite n'ikiburu amuginga ni gute umuntu muravuga ko gusubiza mugingo umuntu agusubiza kugira ngo wumve mukubita gute umuntu avuga ko ugasubiza nawe wamuginga kandi umuginga afite ikiburu byatanje afande ni ukuvuga ngo njyewe nigendera ariko namwe kabisa sinzi ubundi si ubundi hano ndi uvuga ngo sinzi biki ahandi ni heza
ko nanjye ubwanjye ntaza ahantu Ninde hakuzanye se ubundi ahangaha? babarira njyewe ni gute agapande stress ufite nizo ziza zituma uzugonga abantu. ntabwo mbizi niba ari stress ubundi se mwebwe bite umuginga Undi afite bite? kuri cyinshi Reba hano. oya basi sorry basi Reba hano. Oya reba hano. uretse twibukirane Nakubwi. uretse ubundi reka tubagure ukuntu ari he Inde. ari he Inde nye. shira ari he Urambaza shere, uratubaza shere wawe twebwe Queen ni ubuteye Okay, go zivu. Oh my God. udacicikana kwa muginga afite ikiburi cyinshi umuntu agushyiramo iki ucicika kwa ugenda n'akaguru nawe usubira mu muginga urabona igihe umuntu aba yakuhereye imbere mu muginga ucira neza yagomba kandi umuginga afite ikiburi cyinshi baramushyizemo iki ashobora gusubiza ubwenge ku gihe Sinowe nakubita jewe. muginga gusa we muginga uraza kutubwiriza Uraza uzashira ngongaho. wawe twebwe biratureba kandi twumvikane Ntazo ngangaho. manura intoki mu mazi kugira ngo Shyiramo- manura amazi mu shyiramo- ntoki. shyiramo- Manura amazi. Urimo kumanura imipira. Oh. Manura amazi. Uraza ugonga abantu. Oh. Stress z'abakobwa. Oh, mureka guma wicare. Mureka. Ushaka kutugonga oh. sheri ni wowe gusa fate mwambabariye ndabinginze ndabasabye mwamubabariye mwamuhaye imbabazi ninjye ibi byose wabimuteye Nawe ugenda utera stress abahungu bose b'i Kigali. oya rwose nyine urabyumva nyine Urashaka kumara abahungu bose bo mu Rwanda batera stress. twakundana Shaka ko bajya kare. Shaka ko bajya indera. afande rwose nyine Pfukama twakundana hasi gira. Pfukama hasi. Ibi byose ni mwebwe muba mwabiteye. Siko nta rusoni mugira. Ushaka kutumarira abahungu wowe. afande rwose ndabinginze Urabashye. mumbabarire ni akantu gatoya kari kabaye mumbabarire arabarose warabamaze ndabinginze Niko sha. Uyu mukobwa yarakurose. Urana ari mwiza cyane ku buryo waza ungonga. ukirikiza sha wowe urikiriza wa muginga wawe ni mwiza ariko iki Iyo ugiye ugonga abantu Niko bose sha. banye mu muhanda. Urana uri mwiza ku buryo yatesha umuntu umutwe ku buryo yaza agonga. Ibuye tutagutangira ubugeze. nyine afande yarankunze nanjye ndamukunda pe Mwana muto. Haguruka ubimbwire neza. Haguruka. Uramukunda? nyine ndamukunda akumariye iki se Uramukunda? yego namukundaga ariko nyine twari duserereye ku Ahise none mwapfuye iki? nyine urabyumva nyine uyu mutipe ngiye twakundanaga pe ariko njye namubajije impamvu iri gutuma tutari kubana arangije arambwira ngo agomba kundongora nyuma y'imyaka 35 kandi rwose ndakunda Why are you running? nyine nari nsanzwe mbimuha pe nari nsanzwe muha Sawa rero. ngo iki kiri kuza muturuka Gusa umurongo w'ishuri zingahe? Umva rero ukuntu bimeze. Sibyo? Urayifite ikibazo cyo kurongora. Sibyo ufite? Keri. Continue. Fata umugore ujye kurongora sha. ndamurongora kwanje Jesus is Lord. kandi mumbabarire ntabwo bizongera Rero sasa nawe urumva? Mubure.
aha hose uri kubona aha hose mbona aha hose Eh, iyo ahantu hose tuno tuntu twose uri kubona duhinze ushatse kuvuga ko aha hose mbona hose ari ahawe aha hose shashi urarenze umani we wa mbere ubonye narumiwe ko gusa ahantu hose ariko rwose ntabwo byananga dore iyi nzu usigaye isi sheri ko wazanye How far do we have this? ibintu byarahindutse Jesu! ntabwo bibona aya ni amafaranga ntabwo imboga ariko agenda wahinda nta kibazo ese uvuga ko ari amibe mfite mu bantu ntabwo ari amibe yawe nawe wawu ni ukuri njyewe rwose bitabyigaragaza aya ni amafaranga aya ngaya arimo hano ni amafaranga ni amafaranga Jesus! Kosha. Niko. Kosha. Mana no wabani. Wabas. Transwas. Aswas. Kama no kitu ndani Reba vuze kushika bana. Urumukuru. Duye mu. Duye mu. Marine. Murgo ni hehe? Hehe. Haguruka ngubone uje. Wiruka. Wiruka. Wiruka wowe. Mubure. Reng. Nawe shawo. Oba. Wowe n'amatwi ma. Oya, iki cyo kimbikira hano sha. Kimbikira hano. none so Haguruka we. Tubwire ukuntu Haguruka. wagize umupfubuzi. Iruka. afande si ibintu ko nzabishora nashaka kubigirira international byerero kari none mu mama Jesus is Lord!
wowe haguruka se. niko sha mwe muzana jewe uyu muntu simuzi ni umusizi duhuriye hariya sinzi n'ibyo urajya ibyo mugenzi wanjye yavuze niko bimeze, ni umusinzi yaratunaniye kandi yadutesheje n'umutwe. ariko abasirikare n'abana bafanda ibondo ryanjye niryo ritumye nkubita gutya. Nta kibazo Imana izawuha. umusinzi muri urafasha. igende Kandi ibyana byanjye murabitwaye.